numvaga cyangwa uzamusohokana y'umunsi umwe uzi ukuntu bagiraga ngo njya mbona ko umwana aratsikutse ujya mbona aratsikutse hey Chérie, zanira yanuza aho ngaho. Zanira yabo bisangira aho ngaho nagiye. Banguka mudakererwa. Uyu munsi rero uyiteho dore nta n'ubwo urakunda n'umugongo wawe cyara ikindi kandi bwite. Ushinzwe ubugari kwa muntu bakubwiye yuko ufite ukwezi kose ahangaha nta kintu ukora ugiye gukora ugiye kuryama uruhuke urumva iby'abagore umuntu amara kugenda urabona uturwanyira ibihogo ugiye gukora ahantu hose ngenda haza kuhiriza umuntu azi gukora utazi no kumesa kakabashije ko kamera mu mwana vango rero saa sita nizigera mu kanya nagusinzira nawe kuryama yite udakora ya nyuma yayo sawa I will soon beat someone's child. Hold up. Wait a minute.
Oh my God. Ntawe iwacu nta muntu wigeze yiyahura. Iwanyu bariyahuye se urupfu rw'indawe. Wetin be this? Jesus. Oya kanje. Ntabwo mufite Mu mazi. Damayi ntugamenye ako kantu ni kabi ariko mwalemba ku matoro baraka niko hanyuma nkasakubaza Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibiha power. Wait a minute. Utigera uteka cyangwa se ngo ikindi kintu ukora cyatuma wumva uramutse ugize nk'ikibazo. Amafaranga yahita kugera kwa muganga nayakura hengeye ko ntarahira. Bishoboke ko hasi mu nzu wagise ari kwicara iryo jambo ryo gukora paginari tuje ariko nawe njya ko hanyura cyane ese wowe bwawe niyo wenda wugigiriye ngo wikunde wowe Uzi ntabwo ukubwiye utarakomera umugongo wawe ufite ikibazo uri gutemburwa gutyo wowe yakura umuriro urimo ufite ikibazo ufite imbaraga wowe reka ngende njye waretse kujya ku nicaye nkora nicaye ngeze mu rugo nkeneye kuruka basi wenda ngo mbe umugongo wugurura reka iyo mirimo wari uri gukora ikibazo ufite ni ikibazo ndashaka gukora ahantu nyine ngo hase neza ukoropa kandi urwaye nta kibazo numva nkomeye numva nta kibazo mfite rwose ahubwo genda urebye ahantu ndaje gende ntabwo wihanganye ibintu byo kuguma ukoropa reka wihanganyishiriye se wowe wagiye wumva reka ninjire wihanganye Sinora mbere ni kumbabarira
mbaye ndagukura ntabwo nakugirira impuhwe umugore wanjye utwite uwo nabyaye ukabyara umwana aka kari ikibazo wahura nacyo wabuze amafaranga njye natanga kugira ngo bakuvure kwa muganga nta kibazo mwiriwe neza ntabwo mfite Oh my God. iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye se urupfu rw'indawe Wetin be this? Wetin be this? Jesus. reka ninjire mu nzu iwawe reka soze ukoroka uru ni urushaka umugore arakivuga yewe ubwo mugiye kujya muteza inyuma turi abantu b'abagabo twiyubakiye yewe siko utangiye kumfungira cyabashinja babo iyo cyabashinja zakonaje cyamahana ibintu cyamahana 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 haba ni kumbo andi cyamahana urugi wanjye njye nkamara amasaha tugiye ntegereje umugore yarandongoye se cyane njye namurongo kuki abantu batajya batuma umuntu abagirira neza nuko se nabuze imirimo umuntu ajya akora numvaga naniwe cyane noneho mu kazi hari abana bari gukunda muri pisine numvaga nshaka kuzagusohoka niyo mu nzu uzi ukuntu bagiraga kugira ngo umwana ni matera Kizungu. yeah